reka nizere ko meze neza nkokomeje gukurikirana CIA Empire n'umwanya makuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Soni Kizo. Nizere ko uyu mwaka turangije ubabereye umwaka mwiza, bimwe mwari mwarahize kugeraho ubu mwabigezeho, nubwo nge mwatumye bimwe byanjye ntabigeraho kubera ko mwanze gukanda subscribe, like ndetse share ndetse na comment kugira ngo nanjye nditsinge to my goals. Reka nizere ko ino nkuru ugiye kubona nanjye itangiye ndetse kugeza irangiye, kuko ni inkuru iri guca ibintu hirya no hino ku isi, aho ari inkuru ivuga ko perezida wa Venezuela yamaze gutabwa muri yombi. Umva uko yatangiye ikiganiro avuga mu ruhame rw'abantu. Gatingo ndi umwere ndi umunyangamugayo. Perezida Nicolas Maduro yagejejwe mu rukiko rw'i Manhattan ahambirizwe amapingo, aho umugore we yari afite igipfuko ku mutwe bikekwa ko cyaba ari cy'ahantu yaba yarakomeretse ubwo yatabwaga muri yombi ku munsi wo kwa gatandatu mu ijoro ryaho. Akingizwa mu rukiko, abari bahari bavuga ko yasaga n'umuntu uhuzagurika, ariko mu minota mike yongeye kwiha akanyabugabo atangira gusuza abantu abifuriza umwaka mushya. Yabajijwe imyirondoro ye yivuga nka perezida wa Venezuela, yongeyeho kandi ko yashimuswe akuwe mu rugo rwe kuva ku wa gatandatu nk'uko nemaze kubabwira mu ijoro ryaho. Yahakanye ibyaha byose ashinjwa birimo ibijyanye n'iterabwoba rishingiye ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge no gutanga intwaro zo mu bwoko bwa machine gun hamwe n'ibindi biturika. Aha ngaha bamushinja ko asigaye areka ibyihebe bikamugurira intwaro za machine gun yitwaje ko ari perezida, akabibahereza ndetse bikabikoresha mu gutera ubwoba cyangwa se mu kwica abantu hagamijwe kwitwaza ko bafite ubahagarariye kandi ukomeye, kuko ntago waba uterwa inkunga na perezida ngo ubure kwitwara uko ushaka. Ikirego gikubiyemo ibyaha ashinjwa kigizwe n'amapaji 25, kirimo ko perezida Maduro ubwo yari ku butegetsi yahaga pasiporo z'abadiplomate abantu bakoraga ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bakabyinjiza muri Amerika bafite ubudahangarwa. Ibyo byakorwaga kandi mu ndege, kuko ibiyobyabwenge ntabwo bari kubitwara mu bwato kandi bafite ibyangombwa bibemerera kubyinjiza muri Amerika ndetse binuzuye, kuko perezida Maduro yabaga yabahaye icyo bita pasiporo zo gutwara ibyo biyobyabwenge. Maduro yabwiye urukiko ko ari umwere, nta cyaha kimuhama, ndi umuntu w'inyangamugayo, ndi perezida wa Venezuela. Mu gihe yari ari mu rukiko, abanyamakuru ntibari bemerewe kwinjiza kamera mu cyumba cy'iburanishwa, ndetse bamwe nibo bari bemerewe kwinjira mu cyumba cy'iburanishwa bagakurikirana uko riri kugenda. Umugore we nawe yahakanye ibyaha byose aregwa, avuga ko nta bucuruzi bw'ibiyobyabwenge yigeze agiramo uruhare hamwe n'ubw'intwaro. Ntabwo iburanishwa ryamaze umwanya munini, kuko nyuma yo gusomerwa icyaha ashinjwa yahise asubizwa aho afungiwe. Iburanishwa ry'aba bombi rizasubukurwa ku itariki 17 Werurwe 2026. Mu gitondo cyo kuwa mbere, Nicolas Maduro n'umugore we Siria Andela Flores de Maduro bari bavanywe aho bari bafungiye mu mujyi wa Brooklyn muri leta ya New York bajyanwa mu rukiko. Kuva Maduro yafatwa, yahise afungirwa muri Metropolitan Detention Center Brooklyn, ahari muri New York, niyo gereza bafungiramo bareba barigize akarakajye cyangwa se bakurikiranweho ibyaha simusiga cyangwa se byaha birenze ukwemera. Aho afungiwe siwe muntu wenyine cyangwa se siwe muntu wa mbere ukomeye uhafungiwe, kuko umuntu bitaga Didi cyangwa se CDD Combs ukurikiranweho ibyaha bifitanye isano no gucuruza abantu hagamijwe imibonano mpuzabitsina yarahafungiwe, cyangwa se ubu ngubu nawe aracyahafungiwe kuko nawe ntago arasomerwa urubanza. Nikubwira ko iyi gereza ni gereza ibifungiyemo abantu bakomeye cyane, kuko urasanga nk'umuhanzi Kelly nawe yarahafungiwe mbere y'uko yoherezwa kurangiza igihano cye ahandi.
ahangaha n'ubundi Maduro yakomeje kugaragaza ko hari inzirakarengane, ariko ntabwo byamuhiriye kuko Maduro yavanywe muri MDS nk'uko rimaze kubabwira ko ahangaha aho bita muri Metropolitan Detection Center MDS, ari mu ndege ya kajugujugu. Amashusho yagaragaje ko yaragaragiwe n'abakozi b'urwego rushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge hamwe n'abandi bashinzwe umutekano, bamuvana aho afungiwe kugera ku rukiko. Nyuma yaje kuvanwa mu ndege ashyirwa mu modoka ya gisirikare cy'Amerika, yayindi iterwa amasasu agaturika cyangwa se akegera hirya, imwe itinjizwamo n'amasasu. Umutekano wari wakajijwe hose, aho imodoka ya gisirikare ya mbere izwi cyane kuba iri resistance to bullet proof cyangwa se ifite bullet proof ikomeye cyane, yabashije kumukura ku kibuga cy'indege imwerekeza kuri Department of Justice, Federal Bureau of Prisons. Mwabyumvishe ko Maduro yamaze kugezwa mu rukiko. Umugore we nawe yakomeje kubazwa avuga ati ese ibi hari aho waba uhuriye nabyo, abihakana yiva inyuma avuga ko ibi nta naho abizi, atanazi n'imvano. Ariko umushinjacyaha hano aba yapanuye avuga ati reka ntabwo bishoboka ko ibi bintu umugabo yakora ibintu nk'ibi, ibintu nta kintu ubiziho. Ntago ari perezida wa Venezuela gusa ukomeje kuvuga nuko Centrafrique Perezida Duardera yatsinze amatora kuri uyu munsi. Komisiyo y'amatora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Central Africa yatangaje ko Perezida Faustin Archange Touadera yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 76.15%, ahigika abandi bakandida barindwi bari bahatanye. Aya matora yabaye tariki 28 Ukuboza 2025. Perezida w'iyi komisiyo Mathias Malouba yatangaje ko muri rusange abantu 52.12 muri miliyoni hafi ebyiri z'abari kuri liste y'itora aribo bitabiriye amatora. Malouba yasobanuye ko Anicet Courageous Dologe yagize amajwi 18.66, Henias Marindra yagize 3.19. Abo bombi babaye ba ministeri b'intebe mu bihe bitandukanye. Amasesenguro ya politike muri Central Africa bagaragaza ko Perezida Duardera akesha intsinzi kuba yarashoboye kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu cyari cyugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro muri 2020, abifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'iz'u Burusiya. Mukomeje kumva ko Perezida wacu Paul Kagame akomeje gutera intambwe, aho asigaye ajya muri Central Africa akagaruzayo amahoro, ndetse ibyo akura mu Rwanda akajya no kubikora hanze y'u Rwanda. Ni ikintu cyiza cyane ndetse n'ikintu kigaragaza ko u Rwanda rugeze ku rwego rwiza cyane, nyuma yuko tuvuye ahantu habi. Ubu turashimira Nyagasani ko aho tugeze ari heza, ndetse intambwe turi gutera ari intambwe igana ibyiza gusa, ndetse n'iterambere ryacu rikaba riri kugera ku rwego rwiza. Reka nizere ko tuzongera tukabana ku munsi nk'uyu nkubwira andi makuru ari gukomeza kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru, ndetse ukomeza kwizera ko uyu mwaka ari umwaka uzaba uw'umugisha ku muntu uzabisengera ndetse n'umuntu uzabiharanira, kuko n'Imana ntago ikunda udakora. Reka nkubwire ngo umunsi mwiza ndetse umwaka ukomeze kukubera mwiza. Mwari kumwe nanjye Sonikizo, naho televiziyo ni CEI Empire. Ciao ciao.